knowledge kuri icyo kintu. Buri ikibazo abantu benshi bagiye nkunze kubibwira abantu bakaza ati ngiye gukora business kwa nkabwira ni banzu information. Business yawe ugiye gukora ni bwoko ki, uzayikorera hehe, uzaba ifite amafaranga ngahe, uzaba ucuruza nabande cyangwa uzaba ukorera bande, mbese ukamusaba information kuko burya knowledge ni information. Mujya mwumva bavuga ngo icyambere na makuru, ariko njye nkunze kubwira abantu nkabwe nti icyambere wenda navuga ngo icyo uheraho na makuru. Ikintu cyose uzajya gukora banza ugitareho amakuru. Ndaza kubigarura ku rugo kuko jewe nirwo nibandaho ibya business. Data yari umucuruzi, jewe ikibazo ngira nkorera abandi. Awe ndio nicururiza nanjye mbona arakiza, ariko nkorera abandi. We Yesu yarambwiye atoya niyo aho nagerageje kwicururiza byaranze. Hari umugabo w'inshuti yanjye tukiri abarimu, tuba ahantu hitwa Rurindo, twagiye nkundi ibintu byo gutekereza, hanyuma turavuga ati siko turabarimu, reka dushyire agatagisi mu muhanda. Tagisi za minibus turayigura, yakoraga Kigali basi. Mushoferi ayijyaho arayirya byembyembyemye, arayitsotsoba byembyemye, arayirya nayo irahindukirira turya. Yesa ndavuga ngo rero icyo gihe jewe nagiye no kwiga, mwene data wungu akambwira ati pe tiyanka yacu neza nubwo yabugiye gushiraho. Ndamubwirisha gurisha rwata kivaho ngaho cyo gukomeza kuturya amafaranga. Twari twariguze ibihumbi bigera kuri 500. Icyo gihe rero niko zaguraga. Hanyuma kuko idolari ryavunjaga 50 yari menshi icyo gihe, hanyuma tuyigurisha, urumva twayiguze ibihumbi 500, twayigurishije 250. Ndavuga nti iki ni igihombo, ni minus. Ubu nsubiye inyuma, iyo business ubundi ntabwo yari mbi, ariko hari information zimwe na zimwe buriya niba ugiye gucuruza ibintu bya tagisi ujye uburi hafi uyireba aho inyura. Reka ngarukiriza aho ngaho. Iyo ni inshuro ya mbere nabigerageje. Hanyuma nza kugerageza haraciyeho indi myaka ngura agatagisi voiture, nabwo nka mwene data, kuko buryo uvuga ngo uyu ni mwene data, umva mwene data, bene data. Naheze mvuga numva rero Yesu urabinyeretse ko ibi atari byo wampamagariye, ngiye kujya mu byawe, ibizantunga uzabinshakire. Nuko ariko icyo reka nibande ku rugo. Ngiye ndaza kwibanda ku rugo cyane kuko bira byose bavuze ndashaka kuza kubereka yuko byose bikora kimwe. Gusa reka tubyihorere. Icyo nzi nuko nahombye muri proportion iyo nahombeye ku ya mbere, hanyuma mpita mfata icyemezo yuko ubwo umugisha wanjye ugomba kuba uri ahandi, ariko si uko ntazi gukora business kuko izabandi iyo nzikoze zirakunda. Hanyuma ubwo Yesu yagira ngo ntazarangarira mu byo atampamagariye, reka ndangarire muri ibi ngibi. Wenda umunsi azambwira ati jya kubikora buriya muzabona byakunze, uretse ko mbona iyo umuntu ashaje nujya gutangira business. Umuntu umwe yaravuze ngo ku myaka 30 ujye ugerageza ube mwiza, uba uri handsome nyine, wubake umubiri, kuko uba utarabona ubushobozi bwo kubaka ibindi. Kuri 40 uzaba umaze kuba wayizi. Kuri 50 uzaba umaze kuba wealthy. Nurenza aho ngaho ibindi uzabyihorera, ubwo biba byatangiye kugucika. Kuko ugiye gutangira business ufite imyaka nk'iyanjye uzasaza itara prosperinga ndakurahiye, ariko ntibizabuze kubikora. Uko byagenda kose, state 1 seek information. Ubanze hano batubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, rukomezwa no kujijuka. Iyo understanding, kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo, ibintu byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Cyambere knowledge. Rero buriya ikibazo tujya tugira mu bantu bubaka ingo, n'abantu bakeya cyane babanza gushaka knowledge, babanza gushaka ubwenge bwo kubaka urugo. Kuko abantu benshi njya mbibaza abantu b'abasore n'abakobwa, nkabwira niko kuki ushaka kubaka, ati ndakuze. Nkabwira ntabwo ari impamvu yo kubaka. Kabaza umukobwa ariko kuki ushaka kurongorwa, ati ndirambiwe. Kwirambirwa ntabwo ari yo mpamvu, iyo ntabwo ari knowledge.
ibyo ntabwo ari aya magambo yo kumenya. Uzi iki ku bijyanye no kubaka urugo? Uzi iki ku bijyanye no kuba umugabo? Gerega mbabwire, buriya hari ibintu byinshi nagiye niga kubera gukunda kwicarana n'Imana. Nta data nagize kuko data yapfuye ndi muto, ariko Imana igiye kunkiza umwuka w'ubupfubyi irambwira ngo ariko ibyo bintu uhora umbwira ngo ntugira so warangaye. Ndabona ngo Mana uzi ko ari byo. Imana yari yambwira ngo inakubereye so, narakurinze uri umwana utagira so, nagucishije mu ishuri ngo impaningiro zifatika, ngo jya ku musozi w'iwanyu aho wavutse ushake undi muntu wize ufite diplome nk'iyawe. Icyo gihe nari mfite masters. Ndareba nsanga ku musozi wacu koko n'abana bafite base ntabwo bageze aho nagize. Imana yambwira ngo wabuze iki? Ibyo bintu byo guhora wigunze ngo ntugira so, ngo ntugira iki, wabuze iki? Sinakubereye so? Hanyuma ndavuga ni sawa tu, ibi ngibi byo ndabisobanukiwe. Noneho igihe cyo gushaka rero kiragera. Soma muri Bibiliya irambwira ngo iminani n'amatungo nzabihabwa n'ababyeyi, ariko umugore unkwiriye nzamuhabwa n'Uwiteka. Imana rero bayishyize mu kaga. Ndabwira numva rero Mana ngiye kugushyira kuri Norwest, ngiye kugushyiraho agahato, ugomba kunshakira umugore kandi wujuje ibyangombwa.